Ibintu ugomba gukora niba bakwanze. Wigeze kuba wakwangwa n'abantu by'umwihariko ukangwa n'umuntu wakundaga wowe ubwawe ari we wifuzaga mu buzima bwawe? Birababaza cyane kubona uwo wakundaga watekerezaga ko azahora hafi yawe nk'igihe akwanze cyangwa se aguteye umugongo. Gusa nubwo bishobora kukubabaza, ntabwo bivuze ko ubuzima bwawe buhagaze cyangwa utagifite agaciro. Hari uburyo ushobora kubyakira ukongera kwiyubaka ndetse ugakomera kurushaho, bigatuma na wa wundi wakwanze ashobora kuba yakwicuza icyatumye akwanga. Hano tugiye kurebera hamwe ibintu ugomba gukora iyo umuntu yakwanze, cyane cyane nk'uwo mwakundanaga iyo yakwanze. Guhaye ikaze, ngiye gutegurana kugezaho, nitwa Ernest. Nubona kino kiganiro kikugirira akamaro, wibuke kuba wakora subscribe, like, ube watanga n'igitekerezo cyawe muri comment. Ikintu cya mbere ugomba gukora igihe umuntu yakwanze ni ukwemera ukuri ku byabaye. Nk'iyo umuntu mwakundanaga ahita akakubwira ngo ndakwanze, umubano wanjye nawe uhagararira ahangaha, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwemera ko ibyo bintu byabaye, habayeho n'impinduka mu mubano wawe n'uwo muntu. Ahangaha abantu benshi banzwe bakunda kwisobanura cyane ku bo bakundanaga nabo, cyangwa se bagashaka kubaka ibisobanuro byinshi byatumye babanga. Ugomba kumenya ko atari umwanya wo kwisobanura, ahubwo ugomba kwakira ibyabaye, kuko wakwanze nyine aba yakwanze. Ntabwo aba yafashe umwanzuro uhubutse wo kuvuga ngo ngarakwanze, cyangwa ngo wumve ko uko gukomeza kumwisobanuraho biri butume akugarukira. Oya, emera ko urukundo rwanyu rutakimeze nk'uko rwahoze, ubyakire nyine gutyo, wikomereze ubuzima kuko ntacyo ufite cyo kuba wabihinduraho. Ikintu cya kabiri, ugomba guceceka ugatuza. Niba umuntu yakwanze, ikintu cy'ingenzi ugomba gukora ni ugutuza, ukirinda kumwinginga ngo agaruke cyangwa ahindure icyemezo cye yari yafashe. Aha ni hahandi benshi bakora ikosa, ugasanga bari kwandikira abo bakundanaga nabo ubutumwa bwinshi, barabahamagara kenshi, ariko abo bandikira cyangwa bahamagara ntibabe basubiza ubutumwa bwabo cyangwa se ngo bafate telefoni babitabe. Icyo uba usabwa hano nubwo waba ukunda cyane uwo muntu wakwanze, mu rwego rwo kugira ngo udakomeza kwibabariza umutima, mwandikire message imwe usa nk'umubwira ati nkwifurije ihirwe, nkwifurije ibyiza, ubundi uhagarike kuba wamwandikira cyangwa kumuhamagara cyangwa se no kumuvugisha mu bundi buryo. Ahangaha iyo abonye wicecekeye utari kumwinginga kandi yari azi ko uri busare ukamupfukamira, ashobora kwibaza ati uyu muntu ko namubwiye ko ntakimukunda, niki cyamuteye guhita byakira gutya? Usanga atangiye kugira amatsiko menshi y'ukuntu ibyo yakubwiye ko atagukunda bitaguhungabanyije, kandi we yari yizeye yuko biri biguhungabanye ku rwego rukomeye. Ikintu cya gatatu wakagombye gukora niba umuntu yakwanze, gabanya ko wamukurikirana. Iri naryo ni irindi kosa benshi bakora nk'iyo bamaze kuba bakwanga nabo bakundaga. Ugasanga umuntu yakwanze, ushaka kumenya amakuru ye, ibyo waba arimo ari gukora, ugashaka kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga akoresha, mbega nk'ibyo yapostinze nk'amafoto ye n'ibindi, ukumva yuko ugomba kubiforowinga, ugashyiraho like na comment. Icyo uba ugomba gukora hano ni ukwirinda kumukurikirana no kumwereka yuko ukimwitayeho, kubera yuko guhora umukurikirana umwereka yuko wakunze ibyo yapostinze bituma akomeza kukubona nk'isuzugurwa cyangwa se umuntu utifitiye agaciro, kandi nawe bigatuma ukomeza kwibabariza umutima nk'igihe wiyumvisha yuko ari buze guha attention y'ukuntu uri kumuforowinga ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ngibi ushobora kuba unabikora wibwira ati nubwo yambwiye ko atankunda, nabona ashishikajwe no kumuforowinga nka commentinga ku byo yapostinze, azagira impuhwe akangarukira, byahebye ukajya. Aha rero reka gukomeza kuba wata umwanya wawe unibabariza umutima, ahubwo ufokasinge ku ntego zawe. Ntabwo umuntu wakubwiye yuko yakwanze ashobora kongera kugukunda, niba binabaho bibaho gakeya cyane. Ikintu cya kane wakwiye gukora nyuma yo kwangwa n'umuntu, ugomba kwitaho ukaba mwiza kurushaho. Ibi bisobanuye yuko niba umuntu yakwanze, aho kugira ngo ugende ucupire use nabi, ujye uhora uryamye bitewe n'ingaruka z'uko yakwanze, maze isura yawe ibe yasa nabi cyangwa ube watakaza ibiro cyangwa wenda ngo ubyongere. Ahubwo iki gihe nicyo gihe cyo kwiyitaho kugira ngo use neza kurushaho. Niba utarakoraga ka siporo ugatangira ukajya ugakora, byaba na ngombwa wabifitiye ubushobozi rimwe na rimwe ukajya ujya muri jimu cyangwa n'ahandi hatuma usa neza, kugira ngo niba muri icyo gihe mwakundanaga wari umusore wari ufite inda nini cyangwa amabune nk'ay'abagore, utangire ubigabanye ugire size nziza. Cyangwa niba wari umukobwa wari ufite ibisuko bidasamaje, utangire ushyireho bya bisuko na make-up bituma uba mwiza kurushaho. Ikindi wambare neza, ugire isuku, mbega wiyiteho ku buryo uwo mwakundanaga najya kubona azajya ababazwa nuko akubona usa neza, we yaratekerezaga yuko uzahita ucupira ugasa nabi. Ikintu cya gatanu ugomba gukora niba umuntu yakwanze, ita ku iterambere ryawe aho bishoboka.
buriya wo guta umwanya wizirika ku muntu wakwanze, wa mwanya wawe ukoresha wita ku byakugira akamaro. Shyira imbaraga ku ntego zawe, wiga ibintu bishya, nimba ari ubumenyi bushya runaka ubwige, nimba ari akamodoka ube wakiga, utangire umenyerane n'abantu bashya batuma iterambere ryawe ryiyongera. Niba ari n'impano ufite utangire kuba wayikoresha kandi wibyaze umusaruro, ube wanatangira no kwihuza n'inshuti zawe kuruta uko byahoze mbere. Aha niho wa muntu abona ibyo wagezeho nyuma yo kukwanga, akaba ashobora kwibwira cyangwa kuvuga ati disi ni njyewe watumaga adatera imbere. Reba ibyo amaze kugeraho nyuma y'aho dutandukaniye. Ikindi ni uko iyo wibanze kwita ku iterambere ryawe, ukahugira mu kwita ku bikorwa byawe no kugirana ibiganiro kenshi na ba bantu bashya wungutse cyangwa se n'inshuti zawe zari zisanzwe, bituma udatekereza cyane kuri uko kwangwa n'uwo muntu, bityo ntihagire n'ingaruka nyinshi biba byakugiraho. Ikintu cya gatatu ugomba kwirinda mu gihe umuntu yakwanze, hagarika kubonekera uwo muntu wakwanze cyangwa se kumuha umwanya cyane. Hari ubwo wakwanze nka nyuma y'igihe ashobora kuba yakwandikira cyangwa akaguhamagara, ukabona ko ashishikajwe no kukwitaho muri icyo gihe. Benshi hano bakora ikosa ryo kongera guha umwanya abo bahoze bakundana nabo, wenda bazi ko babagarukiye. Hano rero icyo gihe cyo wakabaye abikora, mukwiye guhita umwanya uwo muntu ngo akwandikire wumve ko uhita usubiza ubutumwa bwe, cyangwa se aguhamagare wumve ko uhita umwitaba. Ntabwo wagakwiye guhita ubigenza utyo, ahubwo hano usa nk'uwigira nk'udahari cyangwa nk'utabonye ubwo butumwa cyangwa se koro yiwe. Wenda nka nyuma y'amasaha angaha kwandikiye, ukaba ari bwo umusubiza cyangwa ukaba wanamwihorera. Wanamusubiza ukaba wanamusubiza no mu magambo magufi, ntumuhe ibisobanuro birambuye ku byo yakubajije, bigatuma akomeza kukwibazaho cyane. Iyo bigenje utyo kandi ukazajya uhora ari kubigenza, atangira kubona ko utakimukunda, utakimwitayeho nk'uko byahoze. Kuko we hari igihe nyuma yo kukwanga bitewe n'uko yatangiye kubona ko hari iterambere wagezeho cyangwa warabaye mwiza kurushaho, akumva yuko agomba kugaruka mu buzima bwawe. Ariko akenshi ntabwo aba ashaka kugaruka ari uko agukunda, ahubwo ashobora kugaruka kugira ngo yungukire kuri rya terambere wagezeho cyangwa agamije kongera kukubabaza kurusha uko yabigenje bwa mbere. Aha rero ugomba kuba wamushyiraho umupaka, ukirinda ko wakongera guhuza nawe. Wenda wakumva ko agomba kugaruka mu buzima bwawe, ukaba wamugira inshuti isanzwe nabwo bitari cyane. Ikintu cya karindwi ugomba gukora mu gihe umuntu yakwanze, ari nacyo nasorezaho, ntugashake kwihorera. Aha ngaha zirikana ko niba umuntu yakwanze, kumva yuko agomba kwishyura ibyo yakoze, ukaba washaka kumubabaza by'umubiri cyangwa ko mujya mu makimbirane, menya ko niba yemeje ibyo bintu ugomba kubanza gucukura imva ebyiri, iyiwe n'iyawe. Kubera ko ushobora kujya kwihorera muri ubwo buryo ugamije kumubabaza, ahubwo ukaba wanahasiga agatwa ari wowe. Ikintu cyiza hano wagakwiye kuba wakora ni ukwihorera kwiza, cyangwa se kuba wababaza uwo muntu utamukozeho cyangwa utamuvugishije. Uburyo wabikora nibyo nahoze mvuga hejuru, aho uharanira gusa neza, kwambara neza, kwiteza imbere, no kuba wamenyana n'abandi bantu bashya beza mu buzima bwawe. Rimwe na rimwe ukajya unapostinga n'udufoto twawe uri kumwe n'inshuti zawe, muri gusangira, mwasohotse mwagiye ku mazi, uri muri ka siporo, mbega ibintu nyine ubona ko nabibona biri bumukore ku mutima. Ibi rero iyo ubikora gutyo, ashobora kuba yababara akanicuza n'icyatumye akwanga, akaba yakwifuza kugaruka mu buzima bwawe bitagishobotse. Rero ugomba kumva ko nujya kwihorera muri buriya buryo nakwita ko ari nk'ubwo kurwana, ushobora kwikururira ibibazo bikomeye nk'ibya nyina wa Bizuru. Ahubwo icyo wakora mu magambo make, tuma yumva ingaruka z'uko yaguhombye mu buzima bwiwe. Wakoze cyane, tubonane mu bindi biganiro. Niba wanyuzwe ntugende udakoze subscribe, like ndetse no kuduha igitekerezo cyawe.